Agafilme kacu tukatangiranye n'umuzamu wari uryamye ku gitanda. Munsi y'icyo gitanda hari umwana wari wihishemo, yatangiye gukurura ishuka ayikura mu nda ya mama we aho yari yayihishe mu mupira. Mana nyagasani, dore umuzamu ngo arahita atungurwa kwikanga akagwa mu kantu, dore umwana ngo aramutamaza. Barakwirika wa kakana kahise gasohoka muri cya gitanda. Umuzamu nawe ahaguruka bwangu aravuga ati ibi ni biki mwakabyaramwe, mana yanjye. Umwana yahise amushugunyira y'amashuka aramubwira ati genda ntukajya wirirwa ubeshya dadi ngo uratwite, none ndakuvumbuye ndakwifatiye, wabitewe n'iki? Umuzamu atwitangira gutonganya umwana aramubwira ati ibi ni ibiki unkoreye. Umwana aravuga ati ntukajya wirirwa ubeshya papa, ndabizi neza ko udatwite kandi ndanakuvumbuye, biriya byose mbikoze mbishaka, none nushaka ukora icyo ushaka, ariko nutama amafaranga ndaza kubibwira dadi, witegereze neza. Akana kakomeje kumubwira ati n'umundi ibyo bintu uri gukora byose ntago ari sawa. Akana kahise gahamagara papa wako, mama wako agapfuka umunwa arakabwira ati ceceka sigaho wa mwana we, utankorera ishyano cyangwa se ukaza kumuneza ndakwinginze. Arangije afata akana arakabwira ati ndaza kuguha amafaranga ariko umbabarire. Akana karamubwira ati nutama amafaranga n'ubundi byose ndabivuga. Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Barakwereka umuzamu yafashe mu gikapu akuramo amafaranga menshi cyane ahita ahereza kakana, arakabwira ati byibuze utaza kubivuga ndakwinginze, nandi ushaka yose ndayaguha ariko utaza kuneza papa wawe. Akana katangiye kubara amafaranga karangije karishima. Barakwereka umugabo bwarakeye akomeza kubara amafaranga muri ubwo buryo. Yari yanatashye yaje mu rugo, ariko mu by'ukuri yari yicariye muri sala ari kubara amafaranga. Witegereze neza wa mudamu yaraje gake gake afite ikirahure, arangije witegereze neza mwakabyaramwe, arahindukira afata ikirahure asukamo uburozi nyagasani, ahita aroga umugabo we amuhereza ikinini. Ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Akimara kumuhereza cya kinini arangije yarakoroze neza yitonze. Mana nyagasani, mbega umudamu mubi. Arangije aravuga ati mugabo wanjye nkunda, akirana gutegurira ko kunywa, akira icyo kunywa kimeze neza, kandi wibuke neza ko atari atwite, biriya byose ari byo yabeshyaga. Arangije amuhereza icyo kunywa mwakabyaramwe, aramubwira ati akira icyo kunywa abasha kugifataho nta kintu bitwaye. Arangije dore umugabo azanywe mwakabyaramwe, arangije disi aranagotomera, ikigaragara cyo nuko yari afite inyota. Arangije mwakabyaramwe witegereze neza, yatangiye kumva atameze neza. Umugabo akomeza kubara amafaranga ye ariko atangira kuzunguza umutwe, yumva ko atameze neza. Aravuga ati nakundi kuntu nabigenza tiko numva nameze neza. Kumbe disi byaragakera kose ko byakabaye. Witegereze neza, umugabo disi yahise igihumure, ahita agwa ko kamwanya, ahita asinzira. Umudamu aravuga ati reka ndibe ko yabakiri muzima, atangira guhungiza biranga. Arangije aravuga ati n'ubundi reka bino bikera imbitsindire, ahubwo egera yova mu nzira, vana izo ntoki zawe kuri aya mafaranga angana gutya. Umudamu yahise aterura briefcase atangira kuyegereza ngo abare ya mafaranga. Mwakabyaramwe, ibi ni ibiki? Mbega umudamu mubi, abitewe n'iki mwakabyaramwe? Arangije umudamu akomeza kureba gutyo muri ubwo buryo, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose amafaranga iyo naza kuyatsindana ari kuba ndi ikigoryi. Reka bazakwereka umudamu azahita asohoka muri ako kamwanya yihutse bwangu, ahita ahura na kakana. Arangije akana karamubwira ati ubwo se yanda wari utwitira ihera. Barakwereka disi hari umugabo wakomanze, ikigaragara cyo nuko ari nyirurugo. Arangije ahita afata baro atangira kubeshya ngo aze kugaragaza ko atwite kandi ndari inkuru. Barakwereka ko umugabo yahise ahagera, akimara kuhagera ikigaragara cyo nuko umudamu yari aho ngaho. Witegereze neza, atangira kumubwira ati ibi ni ibiki warayinkoreye nimugoroba. Arambwira ati namvaga nameze neza. Arangije kumbe witegereze neza, akana karafashe ifu kayimumena mu maso, nago tuzi ngo kabitewe n'iki. Mu kujya kwikunkumura wa mupira wa baro yari yahishe mu nda wahise usohoka. Mana isi nijuru uvamo uratakara. Dore umudamu ngo aratamara, dore akana ngo karamutamaza ku manywa y'ihangu. Akana kahise wa mupira yari kubera kwikunkumura wahise utakara ujya hasi. Umugabo aravuga ati kumbe burya kose wajya guhora umbeshya uratwite kandi udatwite, wabitewe n'iki? Niki cyabiguteye mudamu? Kubera iki wabikoze? Yo barakwereka disi umudamu yakomeje kwisobanura bya nyirarureshwa ariko ntacyo byari bigitanze. Umugabo yaramubwiye ati wabitewe n'iki kumbeshya, ukemera ukandira ibyanjye byose ukabirya ukabimara, wanagizwe akomeza kuneka imitwe. Ngaho ufata inzira wigendere, ndabona nayandi mahitamo, nakundi kuntu mbona je nabigenza uretse ko wambeshye gusa ukambeshya mu bintu bidafashe bidafite 12. Mana isi nijuru, umugabo disi byamwanze mu nda, atangira kugaragara ko disi ababaye ariko mu by'ukuri nakundi kuntu yari bubigenze. Yo witegereze neza, disi akana katangiye kubyina karishima ati ndagutamaje no muri cyagisigaye wari kuzica dadi wanje, none ndakuvumbuye. Ngaho ufata inzira wigendere. Umudamu yakomeje no kwitsamara kwera ibifu bari bamumenye mu maso, nago byatumaga abasha kubona. Arangije umugabo aramubwira ati ngaho wakoze neza, ufata inzira wigendere, nicyo kintu nguhembye kubera ko mvira mu rugo. Urabona ko ibyo bisigaye imbere, ibyo wankorera bibi nibyo bisigaye. Arangije abwira akana ati wakana we urakana kabi cyane, ni wowe ubikoze byose, ni wowe uneje umugabo wanje, ni wowe uneje papa wawe. Umugabo aravuga ati
ati nsokera no mvira aha yo barakora ko umuzamu disi yafashe inzira aragenda, umuzamu umugabo ndetse n'akana basigara bumiwe, ariko akana karamubwira ati dadi ihangane bizagenda neza, ntuzakikwa n'agasone ku butsanda bakunda cyane.